ibintu tubikora neza tubitunganye neza ku buryo nta muntu n'umwe uzigera umenya ibintu byacu. Jewe uyu mugore wiwanje twarabanaga neza arambyarira umwana w'inkumi nkunda cyane Chanel hama kwa ndambiye uyu mwana mana yanjye. Ndabona je Karori nange ngiye gupfusha uruhagaritse uyu mwana ndabigenza gute ndamutware kwa senge ese ni ndamutwara bavuga ko ari iki cyabuzi wanje ngomba kumuhorere tu. Chanel nyaragasa ingonga mukobwa wanje shika ngaha Ramwana murwaye mwana ibaze kuba nawe mba nisha akazi kanje nkaza kureba Chanel ako mwana tukusangeyo gusa naguze imyaka tumanye dukonanye na Chanel genze ndebe uwo mukobwa uwo muhungu mukunda ndebe ukuntu ameze kandi usha no gukogara. Mwana wanje urantera intuntu hama je Karori uragira ngo nzicwe n'intuntu hama abanyarwanda muvuga ngo nagahinda nicwe nagahinda abandi bicwa n'ubukene n'ibindi ibyo ntabyo mbuze. Iki gitondo cyose wari uri he? Papa nari nagiye gukoresha inzara ariko nasanze ntabahari. Wari wagiye gukora iki? Gukoresha inzara iki gitondo cyose je ndicaye ndapanga business yumba magana wewe wagiye gukoresha inzara? Turabizo nokiza vuba turabe ugiye gukoresha inzara hamwe izi nzara zawe zibaye iki igihe ugende cyose wari gukoresha inzara nako nasanze ntabahari. Umva wa mukobwa wawe je ndabona urimo urashaka kundumbira wewe uri kurumva kuko ibyo byose ntago bikwiye umukobwa w'umunyarwanda. Igitondo kingana kuriya ntubyutse ugiye muri siporo ngo urabyutse ujya mu bushinzi mu bwibane ngo wagiye gukoresha inzara ibyo ninde wabigutumye? Papa ntago nzongera mbabarira. Cyane wowe gize n'amahirwe nsanze mu rugo none se bimeze bite ko twavuganye yuko ugomba kujya ku ishuri ukiga gusoma no kwandika ubigereje? Nanjye nje kukureba nanjye ubu Nuje kunde mujyana ku ishuri ugende wige hariya kuri ADP. Bari batangira kuwa mbere batangira kuwa mbere uzagaruka kuwa mbere uzundebe nkujyaneyo. ubu ntabwo byakunda. Uyu ngubu ntabwo byakunda nese kubona uje ku isabato kandi batangira kuwa mbere urumva ari ihangana umusebejo uzagaruka cyangwa se ko wari umuvandimwe wari ukuzanye udubasanga utazanagaruka. Dore uko kandeba ugomba izo soni ufite ugomba nyine kuguma ukaba umupfasoni ukazipfana ukava umuntu muzima ako kanya nkivuga kuba mu nzu. Akora nibyo peshugira ntago wangiye inama mbi ibintu umbwira ndi nanjye naje kubibona. Yewe ushaka kumfasha rwose ngiyewe naza ukanjyanayo ukamfasha nta kintu. Wowe rero gerageza ugaruke ujyane ku kigo wige gusoma no kwandika buriya nicyo kintu kigezweho muri bino bihe. Utazi gusoma utazi kwandika urumva wataka. Niyo mpamvu rero ugomba kwegera uriya mwarimu hariya kuri ADP akakwigisha. Iyo uri umuntu mukuru ugomba kugira urubyiruko inama kandi ukabugira inama ifatika buri umwe wese yayirebera akavuga ati kabisa inama urubyiruko rwakugiriye Bavaro kwizo ubundi bigenze bite ko mbonye uzenguka unyikanga nabigenze bite? Basa mujireka mubwiye noneho papa yaranyishe Burundi yaranyishe pe. Nibyo se ngo umva yarakaye noneho akusha mujina w'umwana mubi Imana. none se
nyine mbwira jewe nabuze ndi hara ku rubaraza ndimo numva papa wawe arimo arasakuza yitunganya ngo Shanera ngo umugore wanjye ngubu bwira bigenze bite koko gusa si byambaye ejo bundi igihe twatandukanye gare hirya naramanutse nibonera icyapa gutya imanse gusa kandi icyo cyapa ni icy'abafande avuga ati ninjiremo se navuga ati wapine kambazi n'umuntu ansumira namye ati kire kigo ni cy'abasirikare ntabwo ari upfa kucinjiramo anahise mvuga ati ibintu wambwiye uri umuntu mukuru ubizi ese shawura notari utangiye gupfapfana uri umusore wungana gutyo sha w'ibiganga bashaka biriya bicanga natundaga ukuntu nari imaze kuba gusa nyine nakundi iyo umwana ageze ikiraro ari mutonya n'imikurire ye n'imisazire ye usanga ari ibintu bidafite igarama ariko iyo utangira ku murongo w'ababyeyi ukazamuka neza ukazamukana nabo buriya wumvamo umuntu ukomeye ukavamo umuntu inama umugiriye ni nziza kuko nanjye iyo ntajya mu ishuri ntabwo nari kubona ndi uwundi papa wanjye saa 12 ndaba nakugeze noneho katugende nubwo twari twanze guca ku rugo mujyane n'amahoro rero y'Imana no akaba yasabye agura kandi se mu kibuga cyagihe ujya kure umukobwa arahari sibyo sinamubashye kuri muri none reba ubu nawe ushaka gusa aya si ubwonko twapanze ubu wifashe uragiye wikasohoye umbwiye uko nyine kurya narago samujeka mubwiye nanjye nzakwishyura pe sister bimeze bite se fresh nabase bimeze bite cyangwa turenze fresh none se twari tuje kureba mu rugo mpambura wimanukiye twababona gute se nyine ko mutaduteguje twabateguje mwaduteguje uyu ni umunsi wacu twari twapanze kuza kuba sundi muri bande ngiye ko ntabamenye tubitwandise ahita serum wese bitwara nitwa Tom mukamwe muje kureba nde njye nanje kureba Shanera niwe shiri wanjye wiki Shanera shiri wawe ariko none Shanera shiri wawe shiri wanjye kuva gihe kise kuva gihe ki urukundo tumaranye dukundana ngaho rero se mumutereta mwindi ko mbona muje muri babiri ndamuherekeje tu herekeje ugiye gutereta okay nyine ubwo muravugisha Shanera mwabipanze muramusanga hasi mbabari nakukubabara kubarire kuneje papa yaranyije ese ugiye kuzamukira ngo wabikane umva ndabona ariko bimeze kuko ndabona tutazashoboka kanka Tuma cyakoze noneho papa arambuza amagambo mbwiye nanakubiswe ntabwo wabyumvaga se wapi ntabwo nabyumvaga nuko nyine uba wakoze none se ubundi aracicaye hariya cyangwa yahise agenda ntihakicaye ndetse ndakubwira ko nta kimufasha mbibere twabishyirana n'ibintu mwese muhamagara amanite nari mfite rero sore muzima teretse umukobwa nta n'amayinite afite niba nta mafaranga uteretse nta mafaranga wigasha narankunda ntabwo twagomerewe ko amafaranga kandi wari wihira amafaranga ahubwo ntuzi ko uhagiye kubera tumaranye imyaka irenga itanu akira ahubwo agenda ajya kumureba ibyo byanyu nyine nimwe mubiziranyeho akira mbese ubu ko wigendeye ubwo kandi mukaba mufite bodyguard ukaze ubu turinjira gute ese bodyguard ibyo byanyu ntabwo bindeye kuko izo gahunda zanyu ntazo nzi mugende ubwo nyine ikurikiyeho n'ibibareba ntabwo bindeba mfite ibigengiyemo mutanyicira gahunda mwakira ngo nigende
cyakora uza kugira amafaranga umukobwa bari kubamara. Saka bimeze bite? Yego marozi utese. Ase we tajye ko ise wiruka nka rubaye. Nirukanka. Biki? Hari iwanyu. Witondere hubu. Bodyguard uhari. Ubushize nteru. Yane isomo n'ukunza gusubira arahantu. Ase koko numvishije ngo waraje ngarakwibara kugurukana. Yarangurukanye. Biki? Iriya ndayi bafite. Intero ubwoba. Reka mubwire rero. Uriya ndaye ushatse akantu muha agashyiramo. Byashoboka. Byashoboka cyane. Ni mukuru 10,000. Nabaza ariko urashaka aza kunsura. Wereka nkubwire. Uzamubarira 10 yamukoreye. Umva azahita guhubwisanzure. Igero bicije. Ahubwe kamwibariza kandi kantu. Ntuye muri Kayitsano hepfo ubona ni mu cyaro bya Kigali. Ndabibona. No usanga izi za 5, 10. Ko yine nta bushobozi mfite. Kandi shiri ntaza ahantu. Kandi ari kunzu bibiri. Ubwo wahuriye umvuye. Ngiye kumugura kana shaka cyangwa umuntu uteretse umwana kwa boss gusa kandi yawe kandi ni rero ndamubwiye ubone igishimbo cyacyo urayi imungu ageze n'indani nawe makati kini igishimbo noneho hari ukuntu imungu ipfumura ikinjira agasigara akantu gatoya noneho yinjiye igashikamo indani usangamo indani yahagize ifuguza cyangwa n'ifu yarayivanyemo igisimba gisigaye gihagaze gusa gisa neza ariko ubura ukimenya gusa nta kintu kirimo nagero ko kuramubona inje yo gutereta shiri sibyo nta kintu bafite pe mba nambaye neza ariko reba nk'ukuntu zimwe nameze umva gadi genda umva bitoshye kandi gendere isa nayo turi kumva icyo kibirura kimwe umva yendaza kukurabura narire gawe nawe ntacyo umare gusa nyine ntubimubwire hama je narahetse nguha permission ubwira ngo ugende usura ababyeyi hirya mu cyaro none ko wagarutse ntumbarire meze bate mu cyaro baraho bameze neza ndumva ibintu ari amahoro hama wewe iyo urebye ngaha mu kazi wanyu mbere yuko uvuyeyo aka kanya mbere yo kuza kongera gukomeza akazi hano niba munashatse kubwira ngo je nawe tuyage tuganire umbarire neza hama akazi ngaha bimeze bite kazi hano bimeze neza bimeze neza hama imbogamizi ubona mu kazi ngaha kwa Karori iwanje bimeze bite nanone uzi uravuga imbogamizi niziye njya mbona kakambera imbogamizi nuko hari igihe utinda kuma amafaranga ntuzubura amaheri wanje ngaha kwa Karori kuko jewe umukozi ndamwubaha kuko abarimo arakora ibintu ako kanya je nashobora gukora ako kanya ko je mba ndahaye uriko urabyumva hamuba wagize nk'akabazo cyangwa ukene kugira ikindi kintu ukora ugomba uzumbarire mbate boss okay nkiza mpa ku mahera kubera ko ndafise icyo nshaka kugira ute uyakoresha uri kurumva ariko nanone umenye kugira umuco wo gusevinga urubyiruko rurapapana ngo rwabuze ibyo rukora kandi nta bantu bakora ku mahera cyane nk'urubyiruko hama nimba ndagwaye nk'ibihumbi 30 uzi usevinge 15 umviriza rero 15 mu mwaka wose n'amezi 10 urumva amezi 10 usevinga 15 n'ijana 50 nawe ukazova ngaha ufise icyo gukora cyangwa se nkagwa n'uruhusha ukagenda ukajya ujya gukora ukazuka nakora ngaha iryo ni ryo terambere muracyarugwaruka nimwe bw'igihugu gikeneye hirya hejo ego wanyumvise
nakumvise. aha none rero impamvu naguhamagaye ngaha ngo tuyagi ndashaka kukurungika ku mushinga nawe dukorana uwo mushinga nawe bamwita Anje ugiye kujyayo umumbarire aguhereze ni cete cete ubwo ni cyangombwa cyangwa se ibaruwa yanditsemo requisition note ibyo twatumije hirya y'ejo i Burayi urumva kugira ngo je bizamfashe kumenya ngo ibyo twatumije ni ibi ngibi none ndeba kuri delivery note ibyamaze gushyitswa ngaha menye ngo ibyo bazanye ni ibi ngibi binadufashe gusetinga igiciro gushyiraho igiciro yego rero ugiye kugenda kwa Anje umubarire aguhereze icyo cyepe yego muri kigihe rero na muntu yohereza umuntu ngo agiye gucyo kuko ntabwo uba wizeye ngo uyu muntu niwe wamutumye utwara iyi karita ahita amenya aho ivuye ubundi aguhereze iyo requisition note ugira ute uyinzanire sawa rero Sandrine ngwino hano nkubwire ari gukora iki Nibere hariya nyine asabye kumva shonje cyane ushonje mbese gute ushonje kandi ari ibiryo gatetse bagatetse genda gushya ari asabye kumva bise ntabwo se ba boss bana bose ari mu nzu ari mu na mama shanera sinasezana yarabwe mutize ndikubika mawe rero Sandrine abura ubwo turi hano gutegeye nawe nguru ni urugo turimo ugomba kumenya ubwenge cyane ubu ngubu no kuvuga ngo ugomba kuzajya ugenda ukarura ibiryo wa muceri mwiza za nyama nziza ugafata inyama ukayitsimbamo hasi mwiza munsi y'umuceri ujye ushyiraho nk'eshanu ukazinzanira kubera ko ngiye kuba ndi hano ndimo nkora akazi k'ubuzamu ugomba kurya nkagira imbaraga ariko nyine nanjye ibyo twasezeranye ntabwo wabikoze twavuganye ko uzangurira biswi y'akarabo ukangurira na fanta hari na kimwe wampaye ariko uzi ko ari byo koko niyo ntabyizi kuki nawe ureba uri umwana mubi icyo utanyibukije koko nese nanjye uko ubyibuka uba wabyirengagije nanjye ndakwihorera ubwo si uko ubizi kuko nayo kuba mbyibuka nkabura kubikuzanira koko ubwo rero nanjye kugira ngo mbikore uzabanza ubinkorere nanjye noneho njye mbikora nk'uko mukoreye ahubwo tutagiye kure cyane ngo urimo guteka iki ndi guteka ifiriti umuceri wahiye agafite kahiye oya niko kariho nyine gatetse n'umuceri kandi Sandrine nabonye ujye ugira ibintu by'ubwoba ngo bose bashaka kuzagufata mukakwirukana wowe narakubwiye ngo ibi bintu uzajya ubikora witonze ntabwo bazigira bamenya habe na gatoya